n'ubu ngubu abantu sinzi impamvu niba babibona turegereje igihe nk'icyo kandi innovation z'abantu zigiye kubura abantu bagiye kubaho nk'inka ziri mu biraro kandi reka mbwira abantu umuntu gufata urunigi agasubiranamo amagambo inshuro 10 inshuro 100 amagambo amwe uko n'ugusigingiza ubwenge yakabaye yicara akiga ibintu byinshi akaguma ku kintu kimwe bamugeneye nukuvuga ngo baba muri limitinze capacity yo gutekereza no gukura. That is how abantu bashoje bari muri dark ages. Buriya iyo wumvise ngo agashinge nyine urakahirewe ngo hari akamenyetso gakora ku gahanga kunda n'ibitugu kagize gati iyo sese ngo iyo ndirimbo yabayeho cyo gihe uyitumenya what was taking place niki cyari gihari cyo gihe. Ariko iyo ubuhanzi bupfukiranywe nkuko bwari bwarapfukiranywe icyo gihe nta mateka ariko mpana yanjye sinzi abantu niba ibi bintu bazabyumva bate simbizi ariko bamenye ko hariho umugambi Kiliziya Gatolika uburyo abapapa bagenyemo uko abantu biga babigeniye mu buryo abantu nibiga ibi bintu nibagendera muri izo filozofi zabo bazasoza ari abaretwa ari imbata zabo bazabatwara bazabakoresha ibyo bashaka byose. Niko bakoze formula ya Kiliziya Gatolika. Nukuvuga ngo reka mbwira abantu system ya Kiliziya Gatolika iciriwe hiteka imbere y'Imana n'abantu bose bayigenderamo bazasoza bari mu makuba. History amateka arabigaragaza mu bihugu byose. Wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ugikora aba ari ikora mu mirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nanone nuko tugize umugisha udasanzwe wo kongera kuzogana ku ijambo ry'Imana. Ntabwo nje njyenyine nzanye na Keri Rwamapera tumaranye iminsi. Keri ndagusuhuje muraho? Neza. Nishimiye kongera kubana nawe tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Suribuka insanganyamatsiko turi kuganiraho ijoro rigeze turi kwibaza aho ijoro rigeze ryaturambiye. Turifuza ko bucya. Ijambo ry'Imana muri Yesaya baratubwiye ngo bugiye gucya ariko ngo bwongere bwire. Tuzakomeza gusuzuma ubwire ijoro uko bimeze uko ibintu byakomeje kugenda. Ndifuza rero ko twongera gusukurira aho twari tugereye. Ushize twaganira ibintu bikomeye cyane by'uburyo ubu papa bwasimbuye ubukaisari ndetse turana bimwe mu byaranze amateka y'ubupapa nkuko yavuzwe mu byanditswe byera nko gusohora k'ubuhanuzi. Reka ndarikira abantu b'Imana tubana hano ku mucyo w'isabato bazareba mu byigisho byatambutse. Nigeze mfata umwanya mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka ushize nkora seri y'ibyigisho byinshi byerekeranye n'ubuhanuzi bwa Daniel. Ubuhanuzi bwa Daniel rero nibwo twatinzeho ubushize wongeye kutumurikiramo bimwe mu byaranze iyi ngoma bivugwa muri Daniel. Urakoze cyane. Turagarutseho kugira ngo tuganire ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nkuko bisanzwe reka n'ubundi tubanze twiragize Imana. Yego. Dusenga Imana. Data turagushimye nanone kuduhaye amahirwe yo kwibona tukiri bazima, ukaba kandi uduhaye amahirwe yo kongera kuvuga tutavuga amagambo yacu ahubwo tuvuga amagambo yawe ubihimbarizwe. Wasezanye kuzaduha mwuka wera wo kutuyobora mu kuri kose kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryawe bitubere amendezi yo kuzajya mu bwami bwawe. Ntabwo ibyo twamenye dushaka kubyihererana, turashaka kubibwira n'abandi kugira ngo urukundo wakunze abisi rumenwe rwose kandi abantu barushaho kwitegura ubwami bwawe bugiye kwimikwa. Nukubane natwe muri iki kiganiro, bane n'abazatwumva kugira ngo umugambo dufiteho usohore. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Namaze kubivuga ibyo twarebanye ubushize tubona uko ubutegetsi bwa Roma bwaje
gusimburana ibyari bifitwe n'ubutegetsi bw'abapagani bitwaga abakayisari bigahinduka Roma nyiriso yiswe ubupapa. Twabonye ari ugusara k'ubuhanuzi bwavuzwe muri Daniel igice cya 7 nicyo wibanzeho, twarebye no muri Daniel igice cya 11, kandi dusanga icyo kibwirizwa Daniel yeretswe na Gaburiyeli aricyo na Paulo yabwirije abyandikira n'Abatesalonike ati kurya kwimura Imana kuzabanza kubeho, wa munyabugome azabanza ahishurwe. Yongera gusubiramo ubuhanuzi bwahanuwe muri Daniel abwira Abatesalonike. Hari ikintu tutavuzeho ubushize ugaragaza ko azarwanya abera bisumba byose akabarenganya. Hari ikintu byavuzwe ko bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bisobanuye imyaka iminsi 260 ya gihanuzi ihwanye n'imyaka 260. Hari ikintu cyantangaje rero niho nifuje ko duhera uyu munsi, nuko iyi myaka yiswe imyaka y'umwijima, dark ages. Bivuze imyaka y'ijoro nyine. Yego. Ni igihe ijoro ryabuditse cyane ku isi. Ibi bintu ntabwo byavuzwe n'Abadiventiste, ntabwo byavuzwe n'idini runaka, ahubwo aba historians, abanyamateka mu kwita ibihe mu kugira amazina baha ibihe amateka, bakavuga bati iki ni igihe cya Hellenistic, igihe cy'Abagiriki, epoque médiévale ari nayo yitwa dark ages, epoque contemporaine n'ibindi, Enlightenment era. Nani wagiye yuko utazi Igifaransa. Komeza nanjye ubwo ndiga. Bageze muri iyi period, muri iki gihe bakise dark ages. No kubera iki gihe kiswe igihe cy'umwijima. Abantu iki ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Kuko iyo mvugo ntabwo ari Abadiventiste, ntabwo ari bo bayizanye. Nyine urabona Imana yashyize ukuri kwayo ahantu hose. Yego. Abantu buriya abantu bazizira bo ubwabo. Yego. Ariko Imana nta kintu itakoze. Abantu aba historians abize iby'amateka, iyo basuzumye amateka babona amateka y'igihe cy'ingoma ya Roma. Iyo bageze muri ibyo bihe babona n'umwijima uhari. Yego. Ni umwijima babona ku isi. Iyo barenzeho gato babona umucyo. Igihe cy'urumuri niko kiza. Kujya hirya imbere y'ingoma ya Roma nta kibazo, kugaruka hino nta kibazo, ariko ahantu hari umwijima, dark ages, kandi y'igihe kirekire. Ariko mu bimwe mu bintu bavuga ko ariyo mpamvu nyine icyo gihe cyitwa dark ages ni ubujijuke. Nta bujijuke bwari buhari. Yego. Mbese abantu ntibatekerezaga. Reka tuvuge ngo nta guhanga udushya. Yego. Civilization. Ubusirimu. Buriya umuntu aremye mu buryo akura, we nkawe n'ibitekerezo, ariko na community y'abantu nayo ubwayo irakura bitewe n'iki kigezweho muri iyo minsi. Ni ukuvuga ngo niba hari indwara yugarije abantu, ntabwo ushobora kubica imyaka 50. Oya. Hagomba kuboneka umuti. Ubwo imitwe y'abantu irashyuha bagashaka icyo gukora. Yego. Ntabwo abantu bashobora kugenza amaguru imyaka 50. Bagomba kuba hari ikintu bavumbuye. Yego. Nibura n'abana iyo batangiye gukura afata ikintu agashyira ku mugina akamanuka. Yego. That is discovery, that is civilization. Yego. Icyo kintu kiri mu muntu. Ubushe nigeze kukubwira ntuzanyibutse tuvuge ku kintu cy'ibishushanyo. Yego. Muri iki gihe cya dark ages
ibyo bintu byo gukura kw'abantu ntibyabayeho. ariko ibi bintu abantu babyitaho cyane, ariko abantu bibaze n'iki cyari mu bantu, kuko icyo cyariho nicyo cyatumye abantu bamera batyo, abantu bagwingira mu ntekerezo, yego, abantu bagwa ikinya ku bintu byose byakabaye bibaryohera, abantu babaho batyo 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 gusa. N'iki cyari gihari. Buriya Imana mu mategeko yayo hari ibintu itubuza nk'ibintu by'ibishushanyo. Ni urugero rumwe ngiye gutanga, kuko na nyuma yaho ibyo birangiye hari icyo abanyaburayi bakoze ku bishushanyo. Kuramya ibishushanyo ni ikintu kibi gisingiza ibitekerezo by'umuntu, ku buryo muri we nta bwenge na bumwe busigaramo. One, ikintu ni wowe wakiremye, ni wowe wakikoreye, yego, kiri mu ntekerezo zawe zihinnye uko nguko. Iyo kigarukiye ukacyubaha, ni ukuvuga ngo uba ufashe intekerezo zawe uzisumbishije ibindi byose, ntabwo uba uzihaye amahirwe yo gukura, zihita zipfira aho ngaho. Buriya reka mbwira abantu birinda ibishushanyo, aho ikintu cyose cyakozwe n'umuntu ubwo nyine kiba cyarakozwe n'umuntu nyine ni nkawe, ntigishobora kugira icyo kikongerera muri wowe uretse gusigingira no gucwekera kw'intekerezo. Ntabwo wazashyikira Imana, ntabwo wazakoresha ubwonko bwa nk'uko Imana yabuguhaye, biba birangiye. Igishushanyo kuko cyavuye mu maboko y'umuntu, yego, uwo muntu wowe wakabayeho mucarenginga, uhanga agashya, yego, ukazana kandi n'undi akazana kandi, niko society z'abantu zikura. Ariko iyo abantu batangiye kwigarukiraho kwihimbaza bo ubwabo, bagahimbaza ibyaremwe n'amaboko y'abantu, bagahimbaza philosophies z'abantu, biba birangiye, ntabwo bashobora gutera imbere. Nicyo cyabaye muri Dark Ages. Uretse n'ibishushanyo bibajwe biraho na philosophies, abantu badahabwa amahirwe yo gusesengura amateka, yego, abantu badahabwa amahirwe yo gusesengura inyandiko, abantu badashobora gusoma Bibiliya ngo bayibwe, ahubwo Bibiliya itemerewe, kuko nicyo gitabo cyari gihari cyonyine abantu basoma. Ariko abantu batemerewe gusoma Bibiliya, biri mu rurimi rw'abantu bake, domino mu Kilatini, kandi nabyo bidahabwa abantu, ahubwo abantu mbarwa batoranijwe, akaba aribo basoma bakabwira abandi bantu ngo kuko ngo abantu ngo ntibashobora kubishyikira. Ibyo bintu iyo bibaye bityo, abantu barasigingira mu ntekerezo, bakagumaho igihe cyose, ntibatera imbere. Icyo nicyo cyabaye mu gihe cya Dark Ages. Mbese habaye kubera ko kandi cyatewe n'iki, ni government yari ifatanije n'idini. Government idashinzwe ibikorwa remezo, ahubwo ishinzwe n'icyo umuntu atekereza muri we, ikamukurikirana. N'ubu ngubu abantu sinzi impamvu niba babibona, turegereje igihe nk'icyo, kandi innovation z'abantu zigiye kubura. Abantu bagiye kubaho nk'inka ziri mu biraro, kuko government zifuza kugenzura abantu from cradle to the grave. Kuva umuntu avutse, cradle ni kandi kuva ku cyari cy'umwana kugeza kumva y'umuntu. Iyo government zigeze aho ngaho, igikurikiraho uretse corporations, amakampani ari hirya y'abaherwe, ubwo nyine ni nk'igihe cya Dark Ages. Abapapa bo baryaga neza, abantu bose bo baryaga neza, bari bakize babifite, ariko nta n'icyo bibamariye, kuko
abaturage babo ni abatindi, bahora imbere ya Bikira Mariya, bahora kuri ziriya nigi, nta kindi batekereza. Icyo philosophies za Kiliziya Gatolika ariko kandi n'ubu zirahari. Kandi reka mbwira abantu, umuntu gufata urunigi agasubiranamo amagambo inshuro 10 inshuro 100 amagambo amwe, uko ni ugusigingiza ubwenge. Yakabaye yicara akiga ibintu byinshi, akaguma ku kintu kimwe bamugeneye. Ni ukuvuga ngo baba limitinze capacity yo gutekereza no gukura. That is how abantu bashoje bari muri dark ages. Unyibukije akantu kambayeho mu myaka yatambutse. Naje mfite umuryango munini n'Abakatolika. Nigeze kwitabira rero ibirori, umwe muri bo yari yahawe amasakaramentu, ntibuka, ntabwo ndibuka isakaramentu yari yahawe. Nuko nitabira ibyo birori, nitegereza imisengere yabo. Noneho n'abantu bakunda kuburudika bakishima, hari no mu giturage hari intoki, inzagwa ari nyinshi n'ibigage, nuko abantu barishima barasinda, maze batangira kuvuga amasengesho. Hakaba ari isengesho ryo kurya, isengesho ryo kuryama, amasengesho y'ibiki byose byanditse ku buryo no gusenga buri kintu cyose gifite isengesho ryacyo ribitse mu mutwe. Ubwo uvuze ibintu byo kuvuga ishapure, nibuka amasengesho aba muri iriya system. Reka nkubwire, buriya hari ikintu Imana yifuza ku bantu, ni intekerezo zabo. Iyo umuntu yerekeje intekerezo ze ku Mana, avugana n'Imana, agira amarangamutima, agira amagambo, agira reasoning, ku buryo isengesho usenze imbere y'Imana uyu munsi siryo wasubiramo. Ntabwo bishoboka kuko mudurimo akakanya ni siyo yejo. Buri munsi hari ikimana kugenera, ukabona ubwiza bwayo, ukabuvuga. Buri munsi ugomba kuba ufite ikintu wunguka. Ariko Kiliziya Gatolika, bene data b'Abagatolika ibintu babitekerezeho, ni nacyo gituma ntibishoboka ko umuntu ashyikira Imana, ko abona Imana, ko ayitekerezaho, ko abona ubwiza bwayo ari muri iyo system. Kuko ikintu cyose baramugeneye icyo avuga. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi nubwo atari igishushanyo, ariko bamuhaye igishushanyo mbonera, nicyo agenderaho mu kwiga ijambo ry'Imana, mu gusenga, mu gutekereza. Ntiyemerewe gutekereza ku Mana keretse avuze amagambo bamubwiye. Ubushize watubwiye n'abantu b'Imana, abapadiri, byibuze niba wagashakiyeho icyo baguha, ariko nabo ijambo bari busome n'iryo bagene, ntabwo ari iryabo bavuze bati ndumva nshaka kwigisha muri Yesaya uyu munsi. Oya, iki kintu nta kindi kizana mu bantu uretse guhina intekerezo zabo, zikaba zikagwingira, zikaguma ahantu hamwe, zigasubira, ntabwo zijya imbere, zisubira inyuma kugeza ubwo umuntu agwa ikinya n'ijambo ry'Imana ridashobora kumwinjiramo. Buriya maze gusobanukirwa ibi bintu, njye nakubwiye ko mfite abavandimwe benshi b'Abagatolika n'abantu benshi dukorana. Hari ibintu byinshi ndeba nkabura n'icyo mbabwira, nkicecekera, kuko mba mbona ko ni ikintu kibarenze kure. Nyine umwanzi yagiye abubakaho uruzitiro, ababeshya, intekerezo zabo zigwa ikinya, zisubira hasi ku ngingo z'iyobokamana, nta kintu bashobora gushyikira. Kandi atari naho honyine, ubwo n'imibereho yabo yose ntabwo bari innovative. Ntabwo ashobora, umuntu agenda asubira inyuma, ntashobora kugira agashya muri washobora gutekereza. Igihe cyose ategereje. Niyo mpamvu kujya kumva igihe cyose umuntu ni gitifu w'umurenge wahawe umurenge, yarize ariko ukajya kumva ararira ati keretse gavumenti itubwiriye abaturage ngo bakore ibi n'ibi,
keretse bashyizeho polisi ishobora kubwira abaturage ngo bakore. Abaturage nabo igihe cyose ukabona umuturage no ku murenge nta kindi kintu ashobora gutekereza. Ibi bintu byose bifite aho bikomoka mu myigire y'abantu, mu buryo abapadiri bahabwamo ibyubahiro, bagahabwa isumbwe, ku buryo umuntu wese igihe cyose nta kindi kintu ashobora gutekereza hirya, aragitekereza ku wundi ko hari icyo agomba kumugaburira. Ibi bintu bisubiza inyuma abantu. Niyo mpamvu habaho companies zijya mu bihugu zikaba exploitinga, zikabiba, zikabasigira ubusa, kubera ko bo ubwabo nabo barabireba. Umuntu yakoze kampani y'abagenzi, umuntu ntashobora reka urugero nk'ubu, ndavuga ingero ziriho. Ushobora ute kuvuga ngo abantu baricaye mu modoka 20 harenzeho umwe, ukavuga ngo aba bantu baratendetse, hakaza indi modoka abantu bakagenda bahagaze, ikagenda neza, abantu ntabwo batendetse, bahagaze babyigana, ariko abo ntabwo batendetse. Uribaza nyamara babandi bicaranye abo baratendetse. Common sense irabura mu bantu. Nereka mbwira abantu niyo mpamvu ibihugu nk'ibyo abantu iyo bamaze gucengerwa n'imyumvire ya kigaturika muri bo, baba bacengewe n'uburozi butazabavamo, buzabera inkomyi mu buzima bwabo. Common sense, gutekereza ikintu kibazeho ntibibaho, abategereje ngo ariko ni amabwiriza. Uramureba ukabona ari innocent, nta kindi kintu, ni amabwiriza, ntashobora gutekereza. Akibaza ati iki kintu koko nta kintu yibaza ubuzima bwe bwose. Niko Kiliziya yashyize abantu mu bubata, baba hasi mu ntekerezo. Iba dark ages, imyaka 1260. Izi dark ages ndagira ngo abantu bongere bayitekereze, ariko tunayigereranye, turebe amateka kuko. Yego. Ni ryari twigeze tubona mu mateka habaho ubuvumbuzi w'abantu bavumbure? Ubu dufite kamera, kamera kugira ngo ufate amashusho yawe, cameras, telefone, izi za YouTube abantu bari kureberaho bino byigisho. Kuki ibyo bintu byabayeho nyuma y'uko ubutegetsi bw'ubupapa buvuyeho bukomeretse? Yego. Abantu reka ngira ikintu mbibutsa. Yego. Ubu Protestant cyo yo bitubuhakanyi, bariya Martin Luther, hari umupadiri we yarebye ibintu akasanga bene wabo akavuga ati ariko bene data twaratanye, twarayobye, banga kumwumva. Ariko ubu Protestant bucyaduka mu Burayi. Uzi abanyaburayi ikintu cya mbere bakoze ni ugusenya ibishushanyo. Amen. Abantu bakibazeho, kandi ibihugu byinshi mu mujya babona hari ibishushanyo. Icyo nicyo babanje gusenya, barabisenya, aho bishushanyije ibibumbano byose babivanaho, kugira ngo intekerezo z'abantu zitumbire Imana. Amen. Be kurebera Imana muri ibyo bintu, be kureba ikuzo ry'Imana mu kintu kiri aho bashushanyije cyambaye amakanzu kimeze nk'iki, bavuge ngo koko ibyo byose babivanyeho. Noneho ati ubuhanzi buraduka, ubugeni buraduka, abantu babasha no gutangira guhimba indi. Ariko uzi ko ikindi tuza kureba muri dark ages nta mateka yanditse. Yego. Why? Uzi ko bimwe mu bintu bibaho birimo amateka, tureberamo amateka nubwo yaba batarayanditse. N'indirimbo, ubuhanzi. Yego. Buriya iyo wumvise ngo agashinge nyine urakahirewe, ngo hari akamenyetso gakora ku gahanga kunda n'ibitugu kagize gati, iyo sese ngo iyo ndirimbo yabayeho icyo gihe, uhita umenya what was taking place, n'iki cyari gihari icyo gihe. Ariko iyo ubuhanzi bupfukiranywe nk'uko bwari bwarapfukiranywe icyo gihe, nta mateka.
umuntu nta kindi gihangano ashobora guhimba kuko nyine intekerezo ze ziri directed ku kintu kimwe, ntiyemerewe kureba hano, ntiyemerewe gutekereza. Nta kindi gihangano yahimbaga uretse Bikira Mariya, uretse Papa, uretse Kiliziya. Ibyo nibyo abantu babonaga. Indwara zikabica, ntihabeho ubuvumbuzi muri siyansi, ntihabeho kwishima, abantu bakazinga igihe cyabo cyose cyo kubaho. Ariko bamaze gusenya ibishushanyo, bazanye injyana za country, abantu barazibyina barishima. Injyana ya country ni y'Abanyamerika. Abantu batangira kubona ibintu mu buryo butandukanye, ubuvumbuzi mu buvuzi burakura, tekinoloji iraza, abantu bavumbura imodoka, abantu buryo bagenda, ibintu byose mu myaka 1,000 irenga 1,000. Ibintu byavumbuwe mu myaka nka 200 byari byinshi cyane, bikubye inshuro nyinshi. Inganda, abantu babona imirimo, abantu barakora. Kiliziya Gatolika imikorere yayo ituma abaturage bari muri ibyo bihugu baba hari abasabirizi. Niyo mpamvu imaze gusenywa mu Burayi, abantu bagize inganda, abantu barigenga kuri economies. Kandi umuntu nyine iyo yigenga, Kiliziya Gatolika ibi bintu ntabwo imikorere yayo ntabwo ituma abantu bashobora kuba bigenze mu bukungu, kuko baramutse bigenze n'ubundi ntabwo bategekwa, kuko igamije n'ubutegetsi. Niyo mpamvu habayeho ubuvumbuzi, abantu barakora, abantu bagira amafaranga, abantu biyubakira amazu, abantu architecture irazamuka, bagira inyubako zabagaho. Ntubona uru Rwanda ni ishusho neza nziza ya Dark Ages, kuko Kiliziya Gatolika yabuditse hano muri iki gihugu. Niyo mpamvu amazu meza hari, ni gereza, ni Kiliziya. Ahasigaye Abanyarwanda bose babaga mu tururi muri nyakatsi. Ariko mpana yanjye sinzi abantu niba ibi bintu bazabyumva bate, simbizi. Ariko bamenye ko hariho umugambi Kiliziya Gatolika uburyo abapapa bagenyemo uko abantu biga, babigeniye mu buryo abantu nibiga ibi bintu nibagendera muri izo filozofi zabo, bazasoza ari abaretwa, ari imbata zabo, bazabatwara, bazabakoresha ibyo bashaka byose. Niko bakoze formula ya Kiliziya Gatolika. Niyo mpamvu ahantu hose bageze nta kindi bazanye uretse amakuba. Muri icyo gihe rero cyabaye cya Dark Ages, nta history yanditse, nta bintu bivuga. Ibintu bya mbere yaho biranditse, birahari, na mbere ya Kristo birahari, n'ingoma zindi nyuma yaho ziragaragara, n'ibyo zakoze birahari. Ariko ibyakozwe muri icyo gihe ntabwo byanditse, ni bike cyane. Niyo mpamvu aba historians iyo bagezaho baravuga Dark Ages. Kandi ikintu cyo gusibanganya amateka ni cya Kiliziya Gatolika. Mbwira n'Abanyarwanda ko nibo mvugana nabo, nibo bumva ururimi. Iki kintu hari n'undi umeze nkanjye mu bindi bihugu uvuga aya magambo. Mbwira Abanyarwanda, Kiliziya Gatolika ikigera ahangaha, abantu bibaze kuki bihutiye cyane kwandika amateka y'iki gihugu. Akaba yanditse amateka ya kera, ngo y'abami, ngo yasimbuwe n'ubu, ngo yakoze ibi n'ibi, ngo bakoze ibi n'ibi, ngo kuki Kiliziya Gatolika ifite izihe nyungu mu kuvuga ibya Ruganzu Ndori? Nuko bashatse gustreaminga amateka y'igihugu, bavanamo ibintu byari by'ingenzi bifitiye Abanyarwanda akamaro, nta birimo na n'ubu ntitubizi. Barabisiribanga, bandika ibyabo. Ibyo ngibyo Padiri Alex Kagame yahawe imyaka 2 i Roma, abona training yo kwandika amateka y'u Rwanda. Training, araza yandika amateka. Kandi iki ni ikintu kibabaje cyane ku muntu w'umwene gihugu. Niyo mpamvu ibi bintu bibabaje cyane n'abantu bakorera Roma n'abanyabyaha mu isi no mu bihugu byabo. Umwene gihugu, Munyarwanda mwene wanyu, agahaguruka akagenda bakamucengezamo amatwi
akitwara akaza agoreka amateka y'igihugu abizi ko akorera inyungu z'ikindi gihugu za Roma. Ibi bintu abagatulika benshi barabikora, ariko niko systeme y'ubupapa niko iteye. Kuko ubupapa ni igihugu, yego ni igihugu. Urebye nko mu Rwanda ubwo twatugiye mu bintu byinshi cyane. Ubutaka bwiza n'ubwa Vatikani, ahantu bwa Vatikani, imisozi myiza yari yandabarasa, yari y'abami, byose ni ibyabo. Ibi bintu niko babikora, kandi bakoresha ubukene, kubera ko Padre Alex Kagame nta handi yajyaga gukura umukiro atari muri Kiliziya Gatolika, atayumviye, adapfukamye mbere, atitwararitse nk'uko nyine abisabwa, kugira ngo akundwe, aboneho kugeraho i Burayi, aboneho kubona privileges. Ibyo bintu nibyo babategekesha, kubera ko nta handi hantu hari amahirwe uretse aho ngaho. Bigatuma rero abantu bahora muri ubwo bubata, bakora n'ibintu batakabaye bakora, ariko kubera ko imitima yabo iboshye, imitima yabo ibohewe ku bishushanyo, nta handi bashobora kureba. Amasengesho yabo nayo babageneye. Umuntu ntashobora ku exploring Imana ayumve muri we, kugira ngo imwagure mu ntekerezo. Ibyo bintu byose history iba muri Dark Ages ntayo, kandi Kiliziya hose aho yageze nta history hari, keretse bo ibyo beretse abantu. Ibyo bintu byose mbese niyo mpamvu nakubwiraga icyo wambaje kuki yitwa Dark Ages, ni impamvu nyinshi. Ariko ngarutse ku mpamvu ya mbere yerekeranye n'ubukungu, cyangwa se kutavumbura, kutagira udushya, nta discoveries ziboneka icyo gihe. Nibutse nkiri mu ishuri nize sociology, hari umusociologist wabayeho mu kinyejana cya 19 witwa Max Weber. Abasociologist baramuzi. Max Weber yanditse ku bintu bijyanye na status, power. Hari manifesto yanditse yayise The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Agereranya ibihugu birimo katolika cyane cyane mu bihugu by'Uburayi n'ibihugu by'abaprotestanti nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agaragaza uburyo ki capitalism iboneka mu bihugu by'abaprotestanti. Uretse kwenda capitalism nayo isigaye ifite connotation itari nziza mu bantu, sinzi impamvu. Nacyo ni ikibazo. Ariko capitalism bivuze nyine ko umuntu akoresha ubwonko bwe, akakoresha ibitekerezo Imana yamuhaye, akavumbura, akagera ku bintu runaka bigamuteza imbere, akabijyana ku isoko, akabicuruza. Ni free market. Akagenda agashaka uko yazakora iyi kamera, akabigeraho, akabicyamamare mu isi kubera yuko tumukesha kamera. Iyo niyo capitalism. Kandi bikaba ari umutungo we bwite, akawucuruza. Sinzi impamvu bifite connotation imbi, ariko uyu mugabo Max Weber agaragaza ko iyo spirit of capitalism iri muri Bibiliya, kandi nanjye nagiye munyisangamo. Aho Pawulo avuga ati udakora ntakarye. Ari yatariko. Abantu b'Imana turi kumwe ku mucyo w'isabato, numva bifiteho ubushake cyane ko tuzagira ubwo tuganira ikiganiro cyerekeranye no gukora, kuko itegeko riravuga ngo mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe, ujye ukora. Iyo ni spirit of capitalism buriya yaranze abaprotestant. Icyo nicyo kintu Kiliziya Gatolika yashenye. Yego. Nta murimo umuntu atekerezaho ku giti cye, umurimo ugenwa na leta yabo, ko niyo leta, niyo dini. Ibintu byose abantu bakora, Bibiliya avuga ngo imirimo yawe, Bibiliya yatanze ku kintu cy'umurimo yagihaye umuntu ku giti cye. Yego. Capitalism agomba gukora, agomba kuba innovative, akavumbura udushya, agacuruza iki, akahinduramo ukuntu, wakabona amafaranga, usigaye inyuma akaba arasigaye, uwagakira n'undi akagira icyo yibaza, nawe agakora iki. Niko Imana ishaka abantu, kugira ngo bahure bashakisha batera imbere muri ubwo buryo. Kiliziya Gatolika mu nyigisho zayo ntizishobora gukundira ibihugu n'abantu ku giti cyabo kwaguka muri izo ntekerezo. Ahita yumva ko hari umuntu ugomba kumugenera icyo akora. Icyo ni kimwe. Kandi koko muri ibyo bihugu niko biba bimeze. Umurimo rero
wahise usubira inyuma na bya bishushanyo na systeme tumaze kudusobanurira nta buvumbuzi nta terambere. Niyo mpamvu ubona n'ubu ngubu ingereka nkubwire ubona n'ibindi bintu biba mu bihugu byinshi usanga ibihugu hari companies zitwara abagenzi kiriya kintu ni icyaha ntabwo ari byo tugiye muri sense ya Bible ishishikariza umuntu gukora. Iyi myumvire ni ya kiliziya kumva ko hari abantu aribo bashinzwe kujyana abandi ahantu. Ibyo bintu ntabwo ari ni imyumvire ya kiliziya gatolika. Umuntu nakabaye mfite akamodoka nkagakubita hano ku muhanda nkamagarana uragenda Kigali none bitewe na serivisi utanga uburyo wita ku bakiriya government kambwe ati wowe urakurira amafaranga ishyura umusoro wawe nkawishyura nkaya mafaranga yayo nkasagura utwanjye nkikorera ariko kuba ntashobora gushyira imodoka ku muhanda icyo kintu hakabaho company ngo ngomba kuba muri iyi company ibyo bintu byose iyo myumvire nk'iyo yose niyo yari ihari no muri Dark Ages. Kandi ubwo iyo company wasanga hari agashya bari kuzana muri transport nukuvuga ngo yawe ariko ubwo ako gashya kaburijwemo reka nkubwire nge ntanga ingero zihari nge sinjya mbeshya. Niba urugendo rwo kuva Kabuga kujya Kimironko ari 500 ngiye mpita mfata akamodoka nkagakubita 12 nkabwa nti 100 nkabazamura iyo abantu bakaba bihuse nanjye ndungutse abantu tukabaho dutyo niko Imana yagennye. Ariko kubera ko kiliziya gatolika iyo irema ikintu mu bantu ko hagomba kubaho umuntu uhagarariye ikintu muri buri kintu. Niyo mpamvu na filozofi ya cooperatives ni ya kiliziya gatolika. Ntabwo ari abantu bazasoma iyo manifesto na nuko nguko bimeze. Yego no kuvuga ngo abantu basoza nta numwe ukize ariko company zikize. Yego ukabona cooperative yubatse hotel ifite amamodoka abayobozi bayo bagenda mu mamodoka ariko umuntu uri muri iyo cooperative mu by'ukuri hadafite n'amafaranga yo gutega kugera i Kigali. Ikibazo gikomeye kandi igihugu kikishima ngo igihugu cyateye imbere ngo de cooperative ibintu yagezeho. I mean François Nkurunziza we yararirimbye abirebye avuga ati akumuntu ingengabukungu n'akumuntu capital income nicyo umuntu acyuriwe nicyo umuntu abasha gutungisha umuryango. Icyo kintu nicyo gikomeye kurusha inyubako yazamwe na cooperative. Iyo niyo myumvire ya Giprotestant kiliziya gatolika siko yumva. Abaturage bakaguma mu bubata bakorera cooperatives nabo cooperatives muri za 40 kiliziya gatolika niyo yazizanye zahanzwe n'abapadiri. Ibintu byo byari bihari no mu gihe cya Dark Ages ariko abantu bajijuke abantu bumva ibi bintu twe tuba tuvuga ibi bintu atari uko dushaka guserereza turavuga ukuri kw'ibintu abantu nabo babisuzume ku giti cyabo. Yes abantu babisuzume muri Dark Ages ibyo bintu nibyo byari bihari. Abantu bagakora cyane ariko bagakora ibyo beretswe bagakorera uwo beretswe akabahemba icyo ashaka cyangwa ntabahembe. Abantu bakabaho bari mu bubata nta kintu bunguka. Ibyo bintu byose nibyo byabaye muri Dark Ages. Niyo mpamvu history iyo isubiye muri icyo gihe iravuga ngo ni Dark Ages. Intambara z'urudaca habaga intambara hagati y'amoko igihe cyose bikaba bisaba ngo leta ngo niyo buri yishobora gutuma ngo abantu babana. Iyi koko se leta sitaraza abantu babanaga. Iyo myumvire yose abapadiri n'ubu bumva ngo mumwe n'ubweyunge ngo nibo bunga abantu. How aribo bazanye philosophies abantu bose bisha abantu hano mu gihugu n'ibintu byinshi bakoze byakomotse he? Sibo babigishije ntibigiye imbere y'abantu bambaye amagandura. Amashuri ntiyari ayabo itangazamakuru ntiryari iryabo ariko abantu babyibaze byagenze bite. Ariko barangiza bakaba aribo n'ubundi bagenga niki. Nukuvuga ngo reka mbwira abantu system ya kiliziya gatolika iciriwe hiteka imbere y'Imana n'abantu bose bayigendamo bazasoza bari mu makuba. History
amateka arabigaragaza mu bihugu byose 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 uko ni ukuri kuri mu mateka no muri Dark Ages intambara nyinshi guharabika abantu abantu urangije abantu bafite impamvu barwanira abantu n'abahanga barangiza ngo ni barbarians abanyamusozi kandi barimo barahirika kandi barahirika bafite imbaraga n'ibintu byinshi intambara z'amoko abantu bitegereza ikibazo cy'amoko kiganje mu bahe bantu dufite ibihugu hano duturanye babizanye ba Musenyeri Classe se bazwi cyane muri aya mateka yacu ariko abantu babirenza amaso bakongera bakimika systems nk'izo zishobora guteza ibibazo mu bantu hano dufite ibihugu byinshi duturanye Tanzania ifite amoko menshi Kenya ifite amoko menshi n'ibindi bihugu ariko izi ni ingero Imana iba yarashyize ahantu hagaragara kiriko abantu bashaka kubyirengagiza so rero Dark Ages nuko ni ibyo byayiranze abantu bo muri history idini tubabyita n'ibidini kuba hari idini rimwe nabyo ni dark abantu bagomba kuba muri icyo kintu nyine n'andi mahitamo ahari ngira ngo birumvikana kandi urakoze kutujyanye muri ayo mateka tuvuze no ku ngingo zikomeye zerekeranye n'ubukungu cyane reka tugarukire mu byanditswe twitegereze noneho se ibintu bikomeye byabaye muri aya mateka y'ubupagani bwambaye umwambaro w'ubukristo niko wowe wabibonye icyambere watubwiye abanditsemwe akarengane ndetse akarengane karuta akabanje kubaho mu bihe by'abakayisari yego ngira ngo yende icyo nta nubwo twakigarukaho kubw'igihe ariko kandi ibi bihe by'umwijima hari icyo wari umaze kuvuga yuko byambuwe ibyanditswe byera byambuwe abantu byagenze gute Bibiliya nayahe mateka ya Bibiliya muri iki gihe cy'umwijima ntayo kuko Bibiliya yari ifitwe n'abantu bari bagenwe ni kopi zingahe zicapwa akaba arizo zigenerwa abantu mbarwa yego abasaserdoti mbarwa bakabwira abandi hanyuma hasigaye kiliziya ikora ibintu byayo buriya reka nkubwire abantu niba bashaka umudendezo n'amahoro mu mutima bashake mu ijambo ry'Imana bisesengurire ni byiza cyane ko umuntu yicara kuri Bibiliya akavuga akayisoma ati mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi yaba yarize kaminuza akasoma ayo magambo yaba ari umwana agasoma ayo magambo yaba wa second agasoma ayo magambo umuntu umugore umukobwa umusore bagasoma ayo magambo yego hari indi ngingo isamaje yerekeranye n'urukiko rwa Inquisition rucira abantu babayobe imanza nayo ni ingingo ikomeye cyane hari tuzanayireba no mu mateka y'abaprotestani kuko niho nifuza ko tuzagera ngo turebe imuri za mu gicuku zakomeje kumurika mu Bibiliya ntihungabane twaba tukifite uyu munsi ni ingingo ngari kubera ko abaprotestani benshi bayiguyemo baregwa ubuhakanyi Inquisition ya Kiliziya Gatolika n'ubu njya numva ngo batangiye mu mwaka w'ubutabera kandi Kiliziya Gatolika ivuze ubutabera wavuze ahubwo kubera kuko ubutabera kuri bo ni bo nkabo ni institution kunguka ariko umuntu we ntacyo yunguka Inquisition rero abantu baciriwe imanza abantu baratwikwa nta kindi bazira gusa kubera ko batemeranya na papa gusa kubera ko bafite ayandi mahitamo yabo bahisemo tuzafata umwanya nayo tubyigewe purgatory kudapfa kwa ruho na Inquisition ibintu bitatu tubivigeho mu buryo burambuye yego mugize neza rero ku bw'iki kiganiro cyatwerekaga icyo igihe cy'umwijima gisobanuye mu mateka ya mwene muntu mu mateka y'isi ndetse n'ubuzima bwite bwa muntu mu majyambere yagira byaba iby'ubukungu byaba byo gutekereza byaba byo gusabana n'Imana tuganirije ibintu bitari bikeya
rero dusoza sinzi icyo ubwira abantu b'Imana hanyuma udufashe gusenga isengesho risoza dutandukane. Reka dusenge. Uwiteka Data wa twese wera wo mu ijuru, turagushimiye cyane yuko wakomeje kugenda uvugana n'abantu bawe mu buryo butandukanye, no mu mateka y'ibihugu ukanyuzamo kuri kwawe, izina ryawe ryubahwe. Tubonye ibintu bikomeye byabayeho muri iyi si bijyanye n'icyo ijambo ryawe ryari ryaravuze, ryarahanuye kera mu bahanuzi. Turakwinginze Uwiteka ngo ubashe kwa wagure intekerezo zacu, zagukire kumva ibibaho hirya no hino, kandi tubisanishe n'ijambo ryawe. Urifuza kuvugana natwe mu buryo butandukanye, nyamara imitima yacu akenshi irinangira. Ndakwinginze ngo abantu bose bumvise aya magambo ukomeze ubagenderere. Ni wowe ubasha gukabakaba intekerezo za buri muntu uko angana, aho ari, n'ibyo yumvise bindi byose ukabasha kumugamburiza ku migambi ye mibi, ukamwereka ukuri uko kungana. Ndakwinginze ngo uwo murimo ukorerwe mu bantu bawe, ubwo uzaza Uwiteka uzasange hari abagutegereje. Tuse mu izina rya Yesu, amen.